kumwe n'uyu mugabo muri kureba ahangaha. Wenda niba mufite memoire nziza ushobora kumwibuka, ariko mba ndetse kuvuga ko twakoranye ikiganiro ubwo nabivuze nyine. Yitwa Jean d'Amour Sanzabaganwa, akaba ari umugabo wubatse ufite byinshi cyane tugiye kuganiraho. Yitwa Jean d'Amour Sanzabaganwa, ni umwanditsi w'umunyarwanda wavukiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Niboye, akagari ka Gatare. Icyifuzo cyo gutanga umusanzu ng'ubuzima bugoye yabayemo mu buto bwe hatazagira abato babubamo. Ni nabyo byavuyemo intandaro yo gutekereza kwandika iki gitabo turi kureba ahangaha. Nta kizamureho gato, ni igitabo yise ngo Ntiryari iherezo. Ntiryari iherezo. Jean d'Amour, nguhaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Urakoze cyane Gerard. Ngo ntiryari iherezo. Ntiryari iherezo. Hano somye ku kantu nakwita aka bio kawe. Jean d'Amour Sanzimana ni umwanditsi Sanzabaganwa, ni umwanditsi w'umunyarwanda wavukiye mu karere ka Kigali, mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Niboye, akagari ka Gatare. Ngo icyifuzo cyo gutanga umusanzu ng'ubuzima bugoye yabayemo. Ni ubuhe buzima bugoye wabayemo twanasanga wenda muri kino gitabo, nubwo tubwira bwose ko ni igitabo cy'amapaje ari hafi 185. Ni ubuhe buzima bugoye wabayemo? Murakoze cyane. Reka manze nsuhuze abadukurikiye, abakurikira inkuru yanjye. Ikiganiro cyiza gifasha abantu batandukanye. Ndabashuhuje, mbifuriza kumererwa neza. Aho bitameze neza bihangane. Imana igira aho dukura n'aho itugeza, kandi irashoboye. Wenda mbere yuko mvuga kuri iki gitabo, reka nshimire abantu bakurikira ibiganiro byawe, kuko hari ubwo akenshi bajya batanga feedback ku biganiro. Ngira ngo ikiganiro twigeze gukorana mu bihe byashize nk'uko wari ubigarutseho. Twashize imyaka myinshi. Nka 2019. Rasa 2019 cyane nka 2021. Birashoboka. Muri ibyo bice. Ngira ngo cyari ikiganiro cyavuga ku mibereho yanjye. 2019 nari ntatangiye inkuru yanjye ahubwo. Muri bya 2021 gutyo. Ubwo rero twaganiraga ku buzima nanyuzemo, ubuzima nabayeho nk'uko tubusangiza abanyarwanda. Nibwo abantu benshi batangiye kumpamagara na feedback. Barambwira bati wow, rwose ubuzima, ikiganiro wakoranye na Gerard cyadufashije, ni ikiganiro cyiza, ariko se buriya birahagije ko ubivuga? Ko iyo abantu bavuze ibintu biribagirana bikagenda, ariko bibaye byiza ukabyandika. Abatagukurikiranya mu kiganiro, inyandiko ishobora kugera ahantu kure hashoboka, kandi ishobora kwambukiranya ibihe n'ibihe. Ikindi, ntabwo uzagira amahirwe yo kuganira n'abantu bose, ariko igitabo gishobora kuganira n'abantu benshi batandukanye. Ubwo ntabwo wakwandika igitabo. Ngaho igitekerezo cyavuye cyo kwandika igitabo Ntiryari iherezo. Ntiryari iherezo. Ntiryari iherezo. Biratuma nsubira muri cya kibazo ni nakubajije. Titre yawe Ntiryari iherezo. Ahandi ngo ubuzima bugoye waciyemo ntabwo wifuza ko hari undi muntu wabucamo. N'ubuhe buzima waciyemo butuma wandika igitabo kivuga ngo Ntiryari iherezo? Ngira ngo wenda nabugabanya mu bice bitatu. Ubwa mbere ni uburyo tuvukamo. Nisanze mu muryango ugizwe na mama gusa, mbana na nyogokuru. Urumva nagiye nkunda kubigarukaho uko duforoma imiryango n'ingaruka bigira ku bana. Muri iki gitabo birimo. Nanagira inama ababyeyi uko bakwiriye kwitwara kugira ngo abana babo bataba affecte n'ibibazo n'ubuzima babamo. Ari n'ibyo nise ngo akajagari gaterwa abana mu mitwe yabo,
ugasanga umwana nta mahitamo yagize yo kuvuka ariko agasanga ariho mu buzima bumugoye bufite ibibazo. ngira ngo rero nisanze mu muryango nderwa na mama nderwa na nyogokuru. ibyo rero ubwabyo ni challenge iyo urimo kureba mu yindi miryango aho abana bafite ababyeyi uburyo babaho imibereho bagira hari ubwo bibaza ngo kubera iki ngewe. Ese ubundi byagenze gute kugira ngo wisange urerwa na mama gusa? Twabigarutseho mu kiganiro cy'ubushize, wenda reka twibutse abantu gatoya, reka tukore nk'aho tutigeze tugikora. Yego. Urumva mama nasanze andera, ntabwo yigeze abana n'umugabo we cyangwa se bahise batandukana mu gihe nari nkivuka, ntabwo nigeze mbabona babana. ubwo bituma ndererwa nawe wenyine. Icyakora icyo nabonye ni uko data atigeze yongera gushaka umugore kugera ejo bundi rwose nyuma ya jenoside, mfite imyaka 15. bishatse kuvuga ko ubwo batigeze bagira ibihe babana cyangwa se bashobora kuba batari biteguye kubana nk'uko tujya tunabibona ahantu henshi hatandukanye. Abasore bajya bakora ibyo nakwita amakosa cyangwa se ubuzima bugatuma abantu badakomezanya, nuko nabisanze. Cyane ko rimwe na rimwe hari n'ubwo ubaza ukumva ntabwo bashaka kuguha amakuru cyane, cyangwa se igihe cyo kubaza ukaba utababona ngo bakubaze, ubabwire uti ubabaze ni ukubera iki byagenze gutya, ukabona amakuru make. Ubu rero nuko nabisanze, nasanze nyine mba mu rugo rwa mbana na mama, mbana na nyogokuru. Ese bwira utaransubiza neza, byakwafekise gute, byagize ingaruka ki kuri Damour wari ukiri umwana? Yego. No kugeza uyu munsi urumva iyo tukiri abana kugera ku myaka runaka, cyane cyane munsi y'imyaka y'ubugimbi, ukiri umwana ntabwo ubitekereza. nyine ubona iyo ufite ibyo kurya ukajya ku ishuri ukabona uri aho ukunzwe, ntabwo ujya ubitekerezaho, aho gutangira kubitekereza ugeze mu myaka y'ubugimbi, kubera ko nicyo gihe umuntu aba atangiye kwigereranya n'abamurera, aba atangiye kwibaza ibibazo byinshi byahamuzengurutse, kubera iki mbayeho gutya, kubera iki. Noneho rero uko byanabishyize no mu minsi y'umwijima, ibihe bigoye by'ubugimbi bwanjye. Yego. Icyo gihe rero kubera ko aricyo gihe kirema umuntu agahinduka cyangwa se akagaragaza impano zimurimo n'uwo ashaka kuzaba we, aricyo gihe yigana abareba, agira abo yigiraho, kandi akaba ari nacyo gihe agaragarizamo impano z'icyo ashobora kuzaba cyo mu bihe bizaza. Iki gihe nge cyaranyafekise kubera ko cya mbere ntabwo nigeze nkurira ku gitsure cy'umugabo, kandi buriya Imana yavuze ngo, byanditsemo hano, Imana yavuze ngo nicyo kizatuma umusore asiga se na nyina akajya kubana n'umugore we bakabana akaramata. Imana yemera ko umuryango ubaho, ikarema umugabo n'umugore kugira ngo babyare. Nibwira ko cyangwa se bigaragara ko yari ifite umugambi w'uko umwana ukuriye mu biganza by'abo bombi hari uburyo bimurema mu mico. Nibyumvikana, hari uburyo bemeramo mu muco, hari uburyo bimufasha mu kuba uwo azaba we, n'uburyo bimufasha kugira icyerekezo. Noneho ikindi n'uburyo bw'imibereho. Urumva kuba ntari kumwe n'abo bombi, noneho njye nkagira n'ingorane ko ibihe bibi bya jenoside byabaye, urumva batabana n'ingaruka zabikurikiye, nisanga ntafite uburyo bwo kwiga. Nisanga urumva ndi no muri bya bibazo bitandukanye, umwana aba yicaye yibaza kubera iki ntabana na data, kubera iki. Noneho bigakubitiraho n'imibereho mibi rimwe na rimwe ugira, ukaba wakwibaza ngo iyo mba ndi kumwe na data, iyo mba ndi kumwe n'ababyeyi banjye bombi. Vuga ngo hari imibereho ubona abana babanye n'ababyeyi babo babanye neza, ubona baryohewemo, kubera ko iyo mibereho wowe utayifite. Urumva hari ukuntu wumva bikubangamiye cyangwa bikugoye. Ubu mbibona uyu munsi, nanjye ndi umugabo, mfite urugo, mfite abana, nkabona uburyo abana bakenera guteta ku babyeyi bombi, nkabona uburyo abana bakenera sapoti y'ababyeyi bombi, nkabona uburyo, kandi urabizi no mu bihe byashize hari ukuntu umwana yitwaga umwana w'umugore. Ibyo bintu bikagukomeretsa. N'ubwo buzima wabayemo, iyo baguhimba amazina
kera bajyaga bahimba amazina ngo ikinyendaro, umwana w'umugore se. Rimwe na rimwe hakaba n'abantu bakubwira amagambo agukomeretsa nkaho ntacyo uzavamo. Nk'icyo kintu iyo wacyumvaga, umwana w'umugore, ikinyendaro, ibyo bintu wumvaga bimeze gute? Byakomerekeje gute umutima wawe? Yego, byarankomerekeje, nkajya nibaza ngo nyine ukibaza ngo kubera iki? Urumva nta mahitamo umwana aba yaragize yo kuvuka, naho azavukira, nuko azavuka. Ibyo rero bigukomeretsa umutima, ukabaho mu bwigunge. Rimwe na rimwe ukajya wishisha abo bakubwira batyo, ugasa n'ubagendera kure, cyangwa rimwe na rimwe ukumva ufite ipfunwe ryo gukina n'abandi bana, ukabaho mu bwigunge. Ubu nakuze njya mbibona, hari ukuntu umuntu aba yumva yigunze cyangwa adashaka ko ubuzima bwe bujya hanze, cyangwa hari ukuntu atisanzura, ariko ari ibintu byabanye nawe mu bihe byatambutse, byagiye bimurema uko nguko asigaye ameze, cyangwa se uko abayeho. Umuntu akajya yibaza ngo ariko kubera iki uriya muntu atisanzura, kubera iki usanga adafungutse, kubera iki usanga ariko ari iyo mibereho wagize, kumva nta muntu witeguye kukumva, kumva ibyawe bigomba kuba ibyawe, kumva uburyo bwo kwisanzura no kubana n'abandi, ugasanga rimwe na rimwe birakugoye. Se kuba umupapa utarigeze ubona imaje ya papa, utarigeze ubona papa mu rugo uko akora, ntabwo byabaye ibintu byagutonze? Umugisha nagize njye, ibyo gushaka nabiteguye kare. Nuvuga ngo nkiri umwana, kubera iyo mibereho nabagamo, nahoraga numva mfite inzozi zo kuzagira umuryango, nibaza ngo umuryango wanjye uzaba umeze ute. Numvaga amahirwe ntagize umwana wanjye adakwiriye kuyabura, ku buryo hari n'imibereho nagiraga isa n'ijenanye, cyangwa se nituma abantu batanyinjirira kubera intego nihaye mu buzima. Ni ukuvuga ngo natekereje kuba umupapa mbere y'uko mba umupapa. Njye ku myaka 15 nari naratangiye gutekereza uko urugo rwanjye ruzaba rumeze, nari naratangiye gutekereza uko numva umuryango wanjye waba umeze. Noneho urumva nyine kuba nta papa twigeze tubana, natekereza ngo ubundi umupapa mwiza yagombye kuba ameze ati. Nifashishije wenda imiryango itandukanye njya mbona. Ikindi nkibaza ngo ubwo ntagize aya mahirwe, mbese ndamutse nyagize nayabyaza umusaruro gute? Nuvuga ngo njye nabiteguye kare, nabitekerejeho kare. Ku myaka 15 nari naratangiye gutekereza urugo nkwiriye gushaka, cyangwa se nkwiriye gukora uko rwaba rumeze. Hari igihe duca mu bikomere, rimwe na rimwe bikadushegesha pe, bikadushyira hasi. Hakaba n'undi ushobora guca mu bikomere, nyine bya bikomere ahubwo bikamukomeza. Ndumva ariyo kesi yawe. Yego. Ibikomere waciyemo byaragukomeje. Ni iki wakoresheje kugira ngo uhinduke, uvuga utakugira ngo bisenye, wange abagabo, uvuga uti ntabwo nzarongora, ntabwo nzajya gute, ntazaba nka data wenda kuko ntabanye nawe? Ni iki cyatumye, ni iki cyagupushinze mu kuba uko? Yego, ngira ngo na hano hari uko nabyanditse ngo iki gitabo kidufasha kumenya amasomo twakura mu mateka y'ubuzima bugoye twabayemo, ngo aho kudusenya aduhindukira umusingi w'ahazaza. Kimwe mu bintu byamfashije ni uburere. Abanyarwanda baravuga ngo uburere buruta ubuvuke. Nagiye nanabigarukaho kenshi. Icya kabiri ni inama z'abantu batandukanye. Icya gatatu ni uburyo nakuzemo. Urumva iyo ubuze uruhande ubarizwamo, hari igihe urwishakira. Njye nagize umugisha wo kumenya iyobokamana, cyangwa se kuba mu bintu by'Imana hakiri kare, bituma hari ukuntu ijambo ry'Imana rigenda rindema, riranyubaka, kandi kuribamo cyane no kubana n'abantu babana naryo cyane, bakajya bambera abajyanama beza. Nuvuga ngo nagize umugisha wo kuba mu ruhande rwiza, ariko ntago bikuyeho ko nabanje kwangirika mbere. Nuvuga ngo ubu mbona nigeze gushaka kuba mu biyobyabwenge, kuko ubuzima nabayemo bwatumye njya ntago nigeze nsuzugura akazi ako ariko kose. Nashakaga ikintu cyatuma nshaka kuzamuka no kuba wondewe. Rero nigeze gukorera ahantu hashobora kunyangiza za Joakari, ngira ngo ujye humva, hafi ya za Sodoma.
aho hari ubuzima bushobora kukwangiza ariko